Kuri wowe udukurikiye ku miyoboro wa YouTube channel yacu ndetse iwanyu wa Hagume TV uherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, mwese tubifurije igicamunsi cyiza aho muherereye hose. Turizera ko mumeze neza kandi n'abatameze neza namwe mwihangana, Imana izi byose ndetse izi byo mukeneye kugira ngo mumererwe neza. Uyu ni wa mwanya rero tuje kubagezaho amakuru, ni amakuru agezweho kuri iki gicamunsi cya tariki ya 10 ukwezi no kwa Kamena umwaka wa 2026. Tuje kubagezaho rero amakuru, ni amakuru ari kugarukaho cyane cyane mu itangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi nkuru tugiye kugarukaho ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ikaba inkuru yatumye abaturage bacika ururondogoro kubera amahano uyu mugabo yakoze. Ariko kandi uyu wakoze aya mahano nawe ubu akaba ari mu mazi abira. Ubu muhise mwibaza muti iyi nkuru ko twumva iteye agahinda, ese inkuru yahamuye abaturage yaba ari inkuru bwoko ki? Ese yaba yabereye hehe? Ntahandi rero ni mu karere ka Ngoma, aho umugabo ukekwaho kwica nyina akamwubakiraho beto ubu nawe yamaze guhanishwa igifungo cya burundu. Mw'abantu mwe iby'iyi si ntibyoroshye, ubanza ari byo mu minsi ya nyuma. Umugani wa Pawulo wavuze ati mu minsi y'imperuka umwana azica nyina, ndetse n'umubyeyi ntazatinya kwihekura, kuko buri muntu azaba yikunda ashaka indamu ze gusa. Niba dutangiranye aya makuru ntujye kure, turaje tukugezeho inkuru ku buryo burambuye. Mbere yuko dukomeza turasaba wowe ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru, cyane cyane tugasaba wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu bwa mbere kugira ngo ukande kuri subscribe cyangwa se sabone. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, reba munsi iyi video ukande ku kazogera, nawe ube mu ba mbere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tugutegurira umunsi ku wundi, yaba ari amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kandi ntimukajye mwibagirwa kuduha comment kugira ngo mudusangize uko mwakiriye amakuru tuba twabateguriye. Gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi cyane, kandi bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane tubashakira amakuru abagezweho kandi ateguranye ubuhanga, akaba ari amakuru rero aba yizewe atarimo ibihuha habe na gato. Ikaze rero mu makuru yacu arambuye. Aha ni mu karere ka Ngoma, aho ukekwaho kwica nyina akamwubakiraho beto yahanishijwe igifungo cyo gufungwa burundu. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwakatiye igifungo cya burundu abaturage 4 barimo umugabo uherutse kwica nyina akamuta mu cyobo cya metero 8 akarenzaho beto nyuma yo kumuhamya icyaha rero cyo kwica uyu muntu biturutse ku bushake. Iki cyemezo cyafatiwe mu rubanza rwabereye mu ruhame ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 9 Kamena 2026, mu rubanza rwabereye mu nteko rusange y'abaturage bo mu kagari ka Mutenderi mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Uru rubanza ruregwamo abantu 4 barimo Hakizimana Jean-Luc uzwi nka Shehe, umugore we Musengimana Claudine, Nzabonimpa Etienne na Sumbabose Jacques. Aba uko ari 4 baregwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Hakizimana Jean-Luc uzwi nka Shehe aregwa ko we n'umugore we bagiye umugambi wo kwica nyina w'umugabo witwa Mukaremezo Saverine biturutse ku mafaranga bagombaga kumwishyura angana na miliyoni 2. Bamaze kunoza uwo mugambi, uyu mugabo yahamagaye nyina ngo aze ayamuhe ageze mu rugo rwe tariki ya 1 Gicurasi 2026, undi ajya gushaka umufasha kumwica.
icyo gihe yagiye kureba Nzabonimana Thierry ngo aze kumufasha. Umugore we wa shehe yahise ajya ku muhanda kubanekera, baramwishe ntiyashiramo umwuka neza, bamujugunya mu mwobo wa metero 8 bashyiraho ibiti bazi ko yamaze kuvamo umwuka. Ubushinjacyaha buvuga ko bukeneye uwo mugabo amaze kwica nyina, yahise ajya kuzana umufundi wari usanzwe umwubakira, araza bafatanya gushyiraho beto kuri cya cyobo. Ubushinjacyaha buvuga ko uwo mukecuru yari atarapfa, ahubwo bamwubakiyeho ari gutaka atabaza ngo bamukuremo. Tariki ya 3 Gicurasi 2026 wa mufundi yahise yubaka inzu kuri cya cyobo mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso burundu. Ubugenzacyaha bwaje kumenya ko ayo makuru, bujya kuri cya cyobo burahasenya, busangamo umurambo wa nyakwigendera. Amakuru aba bagabo batatu batanze mu ibazwa ndetse n'uburyo bireguye nibyo byashingiweho urukiko rufata umwanzuro w'uko aba baregwa bose uko ari 4 bari babanje gucura umugambi wo kwica nyakwigendera. Urukiko rwavuze ko aba baturage uko ari 4 bose bahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ubufatanyacyaha. Urukiko rwemeje ko rubahanishije igifungo cya burundu nyuma yo guhamywa ibyaha byose uko ari 4. Abaturage bagaragaje ko bibabaje cyane kuba umuntu yakwica nyina yabanje kubigambirira, bakagaragaza ko biteye agahinda kuba noneho umwana yakwica nyina, byo ngo ni amahano ateye ubwoba. Mw'abantu mwe, isi ubanza igeze ku musozo. Ntago ubundi umwana yakabaye afata umwanzuro wo kuvuga ngo arica nyina kubera amafaranga angana na miliyoni 2. Iyi si rero, isi yamaze kwandura, ni isi yamaze gucura umwijima. Birakwiye kugira ngo Imana igire icyo ikora mu bantu bayo, naho ubundi abantu babaye nk'inyamaswa. Ngayo nguko rero, uyu ni wo musozo w'amakuru twari twabateguriye yaragezweho kuri iki gicamunsi. Turabashimiye cyane ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kugeza ku musozo w'aya makuru. Mukomeze mujye mubana natwe hano kuri Hagume TV. Turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho ku gihe kandi 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire rero nk'uko musanzwe mubigenza, mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, cyane cyane wowe ugeze hano bwa mbere, kandi namwe musanzwe mudukurikirana umunsi ku wundi. Turabizi ko muri inshuti zacu z'akadasohoka. Kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share, mugasangiza inshuti zanyu ndetse za Hagume TV 2 cyangwa zirengaho, nabyo aba ari inkunga ikomeye cyane mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Ibyiza byose bitangwa na Rugira bibagereho uko mubyifuza. Amakuru yacu rero nakagaruka, twongere guhura mu masaha ari imbere. Turabakunda. Ciao ciao.